reba ahantu niryamiye hano ushobora guhura n'ibisitress byinshi warangiza ukaza ukaharuhukira wahashyize udutebe kandi ukuntu hameze ngewe mbona wanahashyira pisine ushatse wanahakora pisine kuko ni hanini turabashuhuje abakunzi ba Mama Sharirene mwabonye urugendo nakoze urugendo rurerure n'akazuba n'agaki none ubu ngubu ngiye kuba umukomisiyoneri w'umumama w'umukecuru mureke mbabwire uyu mwaka ndashaka kwihimba izina rivuga ngo kazi ni kazi akazi k'ishyari niko tuzareka ako kurya ibyo tutakoreye akazi k'amashyari n'ibindi bintu byose byo guhombya abantu ariko ibintu byose tuzakora tukunguka n'imiryango yacu n'abandi bantu umva kazi ni kazi ubu nibatije izina rishyashya none aha rero ahantu turi mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kagarama akagari ka Nyanza umudugudu wa Rukatsa Dina kugira ngo humve neza na ahantu bita mu gikari cya Nobleza Hotel kugira ngo mbahaye adresse rero nkuko muri kuhabona aha hantu na ahantu turi twaje kugurisha inzu nibayibereke inzu murebe murayibona ukuntu imeze ni etage nziza ifite ikintu bita indabo none ikintu nashimye nuko uyu muhanda ujyayo barimo barawukora twahasanze ibimashini reba harimo indabo nziza jaride nziza n'inzu ya etage ifite ibyumba 4 hasi ifite n'ibindi 2 hejuru muri make tugiye kubatembereza mwimbere kugira ngo murebe ukuntu hameze abantu mufite rero ikintu bita imifungo ni muyiterure muze mbajyane mama kazi ni kazi ubu ngewe ni yisizi na nyine ni kazi twahageze rero muri saro murabibona ko ya saro na ahantu hanini ushobora gushyira intebe ugatereka amavaze yawe ukahashyira icyangwe cy'indabo n'amavaze agezweho baze kubanyerekera indabo zo hanze bahafotore neza n'igipangu umve cyakora aha hantu ni mumbyeyi hose baze kubereka aha rero ni inyuma ya saro nkuko muri kuhabona cameraman rwose ambabarira bikore neza hanyuma twinjiye inzu nziza cyane kandi kiri shyashya aha ni muri saro nkuko muri kuhabona hari inguni nziza cyane ahaterekwa akabati ahaterekwa ibiki n'ibiki hanyuma tugeze kuri saramanje nkuko mubibona saramanje ni hano mpagaze mwahabonye murimo kuhareba aha ni kuri saramanje hanyuma ikindi twasohotse tugiye mu gikoni hanyuma tugiye kubereka igikoni cyo mu nzu nkuko mwahabonye iki ni igikoni cyo mu nzu mwahabonye utubati twiza tw'umweru mwahabonye tubati twiza matiriwari ubikamo utuntu twose rwose iki gikoni bakibereke neza igikoni gisa neza aho gukarabira kogereza ibyombo mwabibonye yego gifite imiryango myinshi
rwose kandi y'umweru, burya ibintu by'umweru biba ari byiza cyane. Rero mwabibonye ko iki gikoni ni igikoni kinini gifite utubati twishi kandi tw'umweru ndetse dushyashya, ngira ngo mwahabonye namwe mwihere ijisho. Ni igikoni kiza gifite isuku kandi cyongeyeho ni gishyashya. Hanyuma ngiye kubereka ibindi byumba hano mu nzu twagiye. Ubwo rero tugiye kubereka ibindi byumba twagiye. Dore ahangaha mwahabonye tugiye uru rugi ubuvuye muri salo ugahita winjira. Hanyuma rero nkuko mubibona uru ni urugi ubuturutse muri salo twagiye. Urabona ukuntu hameze. Izi ni sikariye zijya hejuru. Aka ni agakorodoro gakata mu byumba hasi nkuko muri kumbona. Iki ni icyumba cya mbere twinjiyemo. Iki ni icyumba cya mbere murimo kuhabona. Icyumba cya mbere twaharebye. Tugiye kureba icyumba cya kabiri nkuko muri kuhabona. Iki ni icyumba cya kabiri. Nizere ko muri kukireba. Ni icyumba kinini, ni inzu nshyashya. Ikintu nakundiye iyi nzu nuko ni shyashya. Ni shyashya irasa neza. Hanyuma twagiye mu cyumba cya gatatu. Iki cyumba cya gatatu mwahabonye. Iki ni icyumba cya gatatu. Tena cyo gifite agakorodoro kanini hano, ahantu ushobora gushyira akabati k'inkweto, ahantu ushobora kugira amavarisi uhatereka ukuntu hateye. Hanyuma twagiye mu kindi cyumba mwahabonye. Iyi ni icyumba cyiza cyane kinini, noneho kirimo na garderobe. Nabereke. Harimo na garderobe kandi bikiri bishyashya. Murebe. Garderobe kandi shyashya. Hano harimo garderobe mwahabonye. C'est bien. Hanyuma tugiye mu kindi cyumba. Mu kindi cyumba hano. Aha hantu twinjiye hari douche, hari na toilette nkuko muri kuhabona. Ahangaha ni muri douche. Yego, ni muri douche. Murahabona toilette ngiriya aho bakarabira. Dore ngaha murahabona ko ari muri douche. Ni muri douche, hari douche nziza na toilette nziza. Hanyuma ahangaha iyi ngiyi niyo chambre principale y'umugore n'umugabo. Mbese niyo chambre ipresenta aha muri ibi byumba byaha hasi. Ifite ibyumba 4. Hanyuma tugiye guhita tujya hejuru muri etage. Hasi hari ibyumba 4. Tugiye guhita tujya hejuru muri etage. Hano hari na toilette y'abashyitsi. Gira ngiri. Murabona uru ni urugi ruva muri salo. Ahangaha iyi ni toilette y'abashyitsi. Birumvikana baturutse muri salo bagahita baza hano. Nta hantu bahurira n'amashambre wapi. Murimo kuhabona ko ari sawa. Aha ni muri toilette y'abashyitsi. Yego, mwahabonye. Yego, toilette y'abashyitsi. Tugiye guhita rero tuzamuka hejuru muri etage. Twazamutse. Turimo kuzamuka hejuru muri etage. Ushaka gutura muri etage biraryoha mw'abantu. Ariko iyi nzu ahantu iri mbabwije ukuri. Ujya hejuru ugahita ukotorora Kigali yose. Hayi nkawe. Ngaho da. Sembabazi. Iyi ni salo cyangwa ni icyumba? Iyi ni salo. Hano rero nkuko muhabona ni hejuru. Iyi ni salo yo hejuru.
umwuka byarame ni ahantu ureba umujyi wose uziko ndi kureba namo Kigali no kurya nyuma ni hariya hakurya wenda kameramana aze kuhabereka ndimo no kureba no kuri convention center mbese ni ukugenda ukajya ukontorora umujyi wibereye iwawe ntago nababeshya ngese nabambeshya ntago ubundi akeza karigura do hano ugenda ugahita ukontorora umujyi neza dore convention ngiriya yego iyi ni saro rero hanyuma dore kuri bariko twahageze naho nyine kubera impande zigeze iyi nzu ugenda ukontorora ahantu hose dore za Gahanga dore zamera neza hakurya iriya zamo Kigali no kurya nyuma mbese ahanga ni kuri bariko hanyuma tugiye kwinjira no mu byumba rero byo hejuru se mugira ngo twahejeje ntago twahejeje iki ni icyumba cya mbere kuri bariko dore ngaha hantu rero wicara ugahita ureba convention center ariko this camera ubu urayizoominga neza kuko ahatweretse ngaha hariya hakurya mwahabonye ntago nabatuburira sha none mureke mbabwira ahandi mwahabonye aha hantu hera inyamunyo mana nyagasani nimurebe hasi muri kuhareba noneho mundebere ibi biti bya jaride hasi mundebere yo dore indabo nziza dore utwatsi twiza ushobora kujya gukiniramo n'umugabo wawe ni baby ryawe cyangwa n'abana bawe byose hanyuma dore hanze mu gikari wenda baraza kuhabereka mu bundi buryo iki ni igikari cyaho bamone gifite igikari kinini cyiza hanyuma ikindi tugiye mu kindi cyumba ariko tutarajya no mu kindi cyumba hari ikintu bita garderobe iyo ugiye mu nzu ukahasanga garderobe wa muntu we donye iyi ni garderobe iri muri cya cyumba chambre principale dore na hano garderobe shyashya kandi ni inzu biragaragara ko ari shyashya ntago bayisondetse inzu zisondetse rero kubera gukodesha cyane ndazizi iyo ngeze mu nzu mitamenye ngo shayo nyirinzu yarayituburiye kabisa ariko iyi nzu irakomeye cyumba iki ni ikindi cyumba turacyari hejuru mutagira ngo iyi nzu kuyigenda si ugushishikara ahangaha ni muri toilette y'ikindi cyumba mbese umuntu icyumba cyose kiri hano gifite toilette yego hanyuma iki ni ikindi cyumba dore ngiki dore harimo garderobe n'iki cyumba sese hanyuma ndumva dushoje ikintu gisigaye kameramani arabafotorera abereke hasi h'iyi nzu abereke hasi hose hayizengurutse muyitegereze neza turashyiraho nimero za telefone nshatse nanazivuga mu kiganiro nonaha izindi zirajya mu kiganiro umuntu wakenera iyi nzu yampamagara ni 07 8 35 42 668 ndashyiraho nimero zanjye kandi ukeneye kugura ibibanza ukeneye kugurisha ibibanza wanyura kuri Mama Sharirene kazi ni kazi ndabakunda abakunzi ba Mama Sharirene I love you muze kusubiza ngo I love you too hanyuma nifuje kubasohokana muri iyi nzu ahantu navuga ngo ni mu rundi ruhande rw'iyi nzu ya etage ibaze nimba mu gikari ni mu rubavu rw'iyi nzu ubanza ndi buhite mu rubavu rw'inzu urabona ni ahantu hari amahumbezi wo kabyarawe uramutse wifitiye nk'umufungo wawe ukazana udutebe ugashyira muri iyi jaride ukiyicarira muri iyi jaride uharebe mana yanjye berekane iyi jaride berekane n'iyi nzu muri uru ruhande baze tujye no haruguru mwahabonye ni ahantu wakiyicarira nk'ubu ngewe iyi nzu nyiguze neta nkubitamo pisine
nkajya nza kwiyogera sha muri iri zuba. Mwabonye ikindi gikari, hano hari ikindi gikari mu cyitegereze gifite n'ahantu hari sterine, ushatse wahakorera n'ibindi bintu. Murabibona na ahantu heza. Noneho dore n'umuryango wo mu gikari, dore nguyu. Tukaba turasohotse nkaba ndasohotse rero mu gikari. Murabona ukuntu mu gikari cyaha hantu hasa neza. Mwabonye ubu nyine twageze ku muharuro kandi tuhageze tunataha. Hanyuma bo twarebanye iyi nzu mu mpamagare. Iyi nzu nababwiye adresse zaho mu karere ka Kicukiro, nahababwiye adresse zaho nazishyizeho. Ikindi umuntu uhashaka ampamagare. Ubu nyine nitahiye, nagiye bye 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 bye.